Muraho neza. Nishimira cyane ko mukomeza gukurikirana Hadi 250 TV, ikaba ari channel yanyu ibagezaho ibigezweho, inkuru nziza, indirimbo, ibiganiro byiza, iyobokamana, imikino. Ndabakunda cyane. Mba ndi kumwe n'umusore mwiza hano bita Rene, kandi akora ibintu byose kugira ngo ibintu biryohe. Rero murakomeza kugira ngo mujye mudukurikira kandi mukurikire ibiganiro byacu mu buryo bugezweho, kandi nzi neza ko muzarushaho kubikunda. Rero uyu munsi tuje tubazaniye ikiganiro cyiza, ni inkuru ya nyayo, inkuru atari ibintu byo kuvuga ngo ni ibihimbano, inkuru yabayeho bya nyabyo. Turaje mu kanya gato tuyibagezeho nyuma y'aka karuhuko gatoya, noneho muyikurikire yose. Ntabwo ari inkuru twarangiza aka kanya, si uko ari ndende cyane, ariko kugira ngo bibabere byiza ni uko tuza gukora iyi nkuru mu byiciro. Murakoze cyane, turuhuke gatoya ubundi tugaruke dukomeze. Hard 250 TV is the best TV, and it connects people with the world. Come and advertise with us. We give you the discounts. We make your products get exposed to the people. Nyuma y'akaruhuko gato tugaruke dutangira inkuru yacu. Ngiye ugiye kwibagezaho, nitwa Marishal. Hari ibihe bikomeye, ibihe bitoroshye, ibihe by'ubukene, ibihe by'ibibazo, ibihe by'ubukungu, mu bihe by'imvura, mu bihe by'imbeho ikomeye, ku itariki 3 z'ukwa gatatu mu 1995, ubwo havukaga umusore bita Eric. Uyu nguyu akaba yaravukiye ahantu mu cyaro kimwe cyo muri iki gihugu cy'u Rwanda tudashatse kuvuga, ariko mwumve ko ari mu cyaro yavukiye. Avuka rero nk'umwana nk'abandi, ariko avukira mu muryango ufite ibibazo by'ubuzima, byari ibibazo by'ubukene, ababyeyi bakennye kandi bigoranye yuko no kuzamuka byari bigaragara ko bitari byoroshye ko bigomba kubaho. Uyu mwana rero wavutse avukira rimwe n'abandi bana benshi bavutse kuri tariki 3 z'ukwa gatatu 1995. Yagize isabukuru muri iyi minsi, nibwo twamenye iyo nkuru ubwo yayivugaga mu gihe cy'isabukuru ye. Nyuma y'imyaka 30 rero hari ibintu byinshi byamubayeho mu rugendo rwe, tubuze kwibanda cyane cyane mu buzima bwe, ariko tuze kuvuga inkuru y'urukundo yajemo, ari nayo dushaka kugira ngo izagire ikintu gikomeye izabigisha muri iyi minsi. Uyu musore Eric yarakuze akurira muri uwo muryango twavuzeho bakene, umuryango utishoboye, umuryango ufite ibibazo by'ubuzima bigoranye, ariko ageze igihe cyo kwiga nk'abandi bana bose, ajya kwiga, atangira ishuri, ararwana, ariga, bikajya byanga akavamo, ariko akongera agasubiramo, ariko aragerageza ku buryo yaje kwiga nabi, ariko arangiza segonderi. Mu kurangiza segonderi kwe rero, murabyumva, umuntu wize akennye, umuntu wize abayeho nabi, umuntu wize ubuzima bugoranye, umuntu wize byaranze n'umuryango ubayeho nabi, ntago byari byoroshye ko ahita abona akazi. N'uwamurebaga yahitaga abibona yuko abayeho nabi cyangwa se n'ubuzima ari bubi. Ariko Eric ntiyacika intege, akomeza guhigisha, ahigisha ubuzima aho mu cyaro. Abona ntibikunda kuko yabonaga ubuzima bwo mu cyaro, ubuzima bwo guhinga, kandi abahinga bakaba babona amafaranga hashize igihe. Bituma rero Eric yigira inama y'uko umunsi umwe yaza kureba ibiri mu mujyi. Nibwo yazamutse aza mu mujyi Kigali, avuye muri icyo cyaro cy'iwabo. Ageze i Kigali rero akomeza gushakisha amafaranga, ariko nabwo bigoranye. Muri icyo gihe cyose ubuzima bwari buruhije nabwo, urumva nubwo yarangije kwiga bidafite akazi, ubuzima bugikomeye. Iyo nkuru rero uko yakomeje nuko uyu nguyu Eric yakomeje guhigisha ubuzima, arwana no kugira ngo ajye abona amafaranga yo kurya n'ayo gukodesha inzu, kuko ntabwo yagiraga haba usibye gukodesha inzu iyo yabagamo. Biza kurangira rero Eric abonye akazi gatoya kamufashaga kwiyuha kuya, ariko kasabaga imbaraga nyinshi. Ntabwo bigeze bituma n'ubundi rero abona umwanya wo gucya no kwiyitaho ngo abe nk'umusore ufite amafaranga, ufite ubuzima, ufite imibereho myiza. Ariko arakomeza aragerageza, atangiye kubona udufaranga dukeya, aravuga ati ariko n'ubundi nkunda kwiga, reka nkomeze njye kwiga. Inkuru rero ikomeza, Eric ajya kwiga, yiga muri kaminuza. Yigaga
anakora ashakisha, bivuga ngo yabaga ku ishuri mu masaha y'ishuri, ayandi akaba arimo gushakisha amafaranga ari mu kazi ka kandi karongo gaciriritse. Rero inkuru yikomeye cyane ni inkuru yagaragaje ko ibabaje cyangwa se yamubabaje cyane, kubera ko yagiye ashaka no gukundwa no gukunda nk'abandi bana bose uko bijya bigenda. Nawe uko ubizi ushaka gukundwa cyangwa ushaka gukunda, nawe ibyo byamugezeho. Ariko bimugezeho, abagezeho bose kubera ubwo buzima bubi bakamukatira. Hari abamukatiraga bakibona ari umwana uri aho ngaho ntacyo yifitiye, ntibanemere yuko banamuvugisha, ku buryo yatubwiye ko yagerageje byibuze nka 3 bafatika yumvaga abishaka cyane, ariko biranga. Byangaga kubera iki? Bamucaga amazi, bamubwira ko nta kintu yifitiye, ubuzima bwe ari bubi, noneho nawe abona koko biranze, kugeza nawe yatangiye kwibureminga, yumva nta n'icyo yageraho kijyanye no kuba yatereta ngo bamwemere, mbega yishyira hasi. Niba niho ngo yiciye amazi simbizi, ariko uyu nguyu Eric yagerageje ibyo bintu byose biranga. Muri aba ngabo yagerageje gutereta rero bikanga, ariko we yumvaga afite urukundo, yumvaga ashaka uwaho urukundo, ariko yumvaga n'urukundo nyine runabaho ku muntu uwo ari we wese, yumvaga ari uburenganzira bwe. Yego koko bwari uburenganzira bwe, ariko ntitwirengagize yuko iyo ugeze ahantu ugasanga batakwemera, ubwo nyine urihangana, ntabwo bikiri uburenganzira bwawe. Gukunda ni uburenganzira, ariko gukundwa ni ikindi kindi. Eric rero inkuru ye akomeza kwiga. Muri icyo gihe cyo kwiga ararwana, amashuri ayarangiza bikigoranye, ariko muri uko kurangiza bigoranye nibwo yashakishije uburyo ashobora guhindura akazi. Mu guhindura akazi rero nibwo yakomeje kugerageza, ahura n'umukobwa yari ataragahindura, ariko ahura n'umukobwa. Ahuye n'umukobwa hari ahantu mu kirori bari bagiyemo we na mugenzi we, noneho uwo mukobwa baravugana bisanzwe, barangije bahana nimero bakajya bavugana kuri telefone. Aho ngaho rero niho havuye inkuru ikomeye tugiye kuvuga, kandi ikomeye, ifite ibyo igaragaza, ifite n'ibyo yerekana mu buzima busanzwe bwa buri munsi bwo turimo gucamo. Ntabwo mbabeshya, ibi bintu rwose namwe ubwanyu murabizi ko birimo kubaho muri iyi minsi. Umukobwa yaraje agerageza nawe gushaka gukundana nawe, ariko kuri fone batangira babyumva kimwe, bagenda babyumva kimwe, urukundo ruraryoha kuri fone, bumva babirimo neza birakomera. Wa mukobwa rero kubera ko nawe yashakaga kugira ngo yibereho mu buzima bwiza, aza kubona ko Eric nta kintu yibereyeho. Aravuga ati ntabwo nakunda uyu mwana w'umuhungu, nta kintu afite rwose, umuntu udafite icyo afite ntabwo yafata umwanya. Rero birangira nawe igihe kimwe, mu munsi ubabaje, mu munsi wateye agahinda Eric utari n'umwe, ndetse Eric bya bindi yamenyereye by'uko ahamagara bakamufata bakaganira akumva urukundo, yumva noneho biranze. Uzi icyakurikiyeho? Eric yarahamagaye, arongera ahamagara we, mbega agahinda k'urukundo. Yaramaze kujya mu rukundo, yarushatse kera biranga, yaramaze kujya mu rukundo n'uwo mukobwa bita Karine. Wanza nk'aho nabwiye n'izina rye yitwa Karine. Uwo mukobwa bita Karine rero arangije akatira Eric kuri fone, yanga kongera kumwitaba, ndetse bajya banahura rimwe na rimwe face to face, ariko birangira uwo mukobwa atongeye no kwemera ko bahura. Noneho Eric abona urukundo rurahagaze, abona urukundo ruranze, abona ibyo yiyongeraga biranze, kandi ubwo arimo aragenda yiyubaka, arimo aragenda yishakisha. Ntabwo arabona ubushobozi bwo kuba yamukurura ngo amubwire byinshi, amukorere byinshi, wenda mwumve. Ubwo iyo nkuru rero aho yari igeze, aho igeze ahangaha, nawe urimo uribaza ngo ni iki cyakurikiyeho. Ese Eric uyu nguyu yemeye kugaruka, bemeye kumugarukira. Karine uyu nguyu wanze kwitaba, yemeye kugaruka cyangwa ntiyemeye kugaruka? Urimo uribaza ukuntu byagenze. Nanjye kugira ngo mbyoroshye, ndashaka kugira ngo nkubwire ngo uyu Eric
yarihanganye, afata umwanya, afata igihe, ashakisha ubuzima, ashaka akazi gashyashya, ahindura ubuzima, ibintu biza gucamo. Eric uyu nguyu tuvugana, uyu nguyu Eric waduhaye inkuru, yageze aho ngaho abona akazi keza kamuhindurira ubuzima, akazi ko kwifuzwa, buri wese akumvisha yakifuza. Amaze kubyumva rero, amaze kubona ako kazi amaze kubona ako kazi, Eric wawe aragenda amera neza. Ariko twibukiranye neza ko Carine yamaze kumukatira. Carine ntakirimo gushaka kumuvugisha, Carine yamwihoreye, Carine yabonye ko ari umuntu usanzwe, Carine yabonye ko ari umuntu rwose, Eric ari umuntu uri aho ngaho. Uzi ikizakurikiraho? Muri story yatubwiye biratangaje. Ntubona ko Eric amaze gushaka akazi, abonye akazi keza, kandi abantu bose bambangaga kumukunda kubera ko nta buzima, nta kazi, ubuzima bugoranye. Kandi mubyibuke ko no kuva mu ntangiriro z'ubuzima bwabo byari bigoranye. Ubu Eric tuvugana utubwiriye inkuru afite imyaka 30, ageze igihe cyo kubaka urugo. Ese byagenze gute? Ni iki cyakurikiyeho? Wowe urumva ari iki cyakurikiyeho niba urimo kubyumva? Aka ni agace ka mbere k'iyi nkuru. Mu yindi nkuru ndaza kubabwira uyu Carine yaje gukurikirana amakuru, amenya ko Eric yabonye akazi, kandi amenya ko yabonye akazi keza, asigaye ari umuyobozi wa banki imwe ntabashije kuvuga none aha ngaha. Muzi byakurikiyeho se? Tubikurikiye mu nkuru ikurikiye. Murakoze cyane, dukomeze kugumana.